Ndabasuhuje kandi mbifuriza igicamunsi cyiza kuri N&W The Winners. Uyu ni Frodouin Nkuyubwatsi ubasuhuza anabifuriza amahirwe muri iki gicamunsi. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku tuntu tugiye dutandukanye turi gucaracara kuri social media, imvugo zigiye zitandukanye. Wenda twaba utwingenzi kuri jye, twaba utwingenzi kuri wowe, twaba utwingenzi kuri buri umwe ari we wese. No tuntu dutanu ngiye kubabwira. Wenda uratwumva uzambwira ubutaha cyangwa ujye muri comment ya N&W The Winners ube wakanda subscribe, like, nunabikunda sharing. Ntabwo ko muri kumwe na Frodouin Nkuyubwatsi. Dore ku kantu ka mbere, igihe cyawe nikigera na bya bindi wabonaga nk'ibibazo bizahinduka inzira ikugeza ku ntsinzi yawe. We muntu nyumva, igihe cyawe nikigera, nubwo uri guca mu bikomeye, nubwo uri guca mu bigoye, we komera. Igihe cyawe nikigera na bya bindi by'ibibazo byose uzagenda ubibona nk'intsinzi, ugenda ubibona nk'umunezero, uzagenda ubibona nk'ibintu by'amahirwe kuri wowe. Dukomeze n'umwanya wa kabiri, turahasanga iki gikurikira: nk'uko uburebure bw'ijoro butabuza amanywa kuza, ni nako n'ibyishimo byawe nta kizabibuza kugerwaho. Nk'uko uburebure bw'ijoro butabuza amanywa kuza, niko n'ibyishimo byawe bitazabuza, ni nako n'ibyishimo byawe nta kizabibuza kugerwaho. Ku mwanya wa gatatu, ntabwo abantu bose bishimye ariko hari abafite buri kimwe. Ni abazi guha agaciro ibyo bafite. Urabyumva ute? Ese aya magambo aracyari kukumarira wowe? Ntabwo abantu bose bishimye, cyangwa se bamwe ugenda utura ibibazo byawe uzi ko bo nta bibazo bagira. Ntabwo ari burya abafite buri kimwe, ahubwo ni abazi guha agaciro ibyo bafite, ni abazi guha agaciro abo bafite, ni abazi guha agaciro buri kimwe cyose bafite mu buzima. Nakugira inama rero yo kumenya guha agaciro na duke ufite. Turebe umwanya ukurikiye. Wemereye kwizera iminsi myiza izaza. Wemereye kwizera ko iminsi myiza izaza, kandi ibyishimo bitangira mu kwizera. Byemera uri guca mu buzima bugoye, uri guca mu buzima twavuga busharira muri iyi minsi, ariko buriye kwizera kurarema. Kwizera na Bibiliya bitubwira yuko tugomba kwizera. Nawe rero izere yuko iminsi myiza izaza, hari igihe cyiza kizakugeraho, maze nawe ukajya wicara ugashima Imana, ugashima Imana rwose. Humura, ibibazo urimo si ibyo kukwica, ahubwo ni ibyo kugukomeza muri iyi nzira y'iyi si turi gucamo buri munsi, umunsi ku wundi. Humura nawe uzaseka, humura nawe uzaseka. Aka kantu gashyire mu mutwe, humura nawe uzaseka. Ku mwanya ukurikiye, ndakeka ari wa gatanu, ubundi tukabitekerezaho neza, tukazareba icyo tuzaganiraho, tuzavugaho muri comment, tuzavugaho no mu biganiro byacu bigenda biza kuri N&W. Murabizi ko ari inshuti yanyu, ntabwo yabatenguha rero. Katuri umwanya wa nyuma. Ku mwanya wa nyuma turahasanga akantu kavuga ngo ibyo uzakora byose ntuzigere utanga urufunguzo rw'ibyishimo byawe, kuko abantu barahinduka.
kasubiremo, ibyo uzakora byose ntuzigere utanga urufunguzo rw'ibyishimo byawe, kuko abantu barahinduka. Turebye kuri Bibiliya baratubwira ngo twizere umwana w'Imana wenyine nutabasha guhinduka. Naho ubundi hano mu isi, yaba so, yaba nyoko, yaba umuvandimwe wawe, yaba inshuti yawe magara, bose barahinduka uretse Imana yonyine. Rero mu byo uvuga, mu byo ukora, mu byo uganira, baratubwira ngo ntuzigere na rimwe utanga password y'ibyishimo byawe, kuko abantu bose barahinduka. Yemwe nubwo bataba bose, ariko abantu barahinduka. Ni Frodouin Nkubwatsi rero mwari kumwe kuri N&U The Winners. Kanda like, share, comment, unasubscribing ntubyibagirwe. Turabakunda. Naho mu bindi biganiro byacu cyangwa se mu tuntu tujye dutandukanye two hirya no hino ducaracara kuri social media bivugwa hano hanze ku mihanda, tuzagenda tutubagezaho, namwe mugende mudukunda kurushaho. Naho ubutaha.